Muraho neza mwese inshuti za Papa Gospel, inshuti za John Advisor, umujyanama wihariye. Ndabasuhuje wowe unkurikiye, mpa iminota mikeya tuganire ku ngingo ikomeje guteza impaka no gutera intimba imitima ya benshi: ifungwa ry'insengero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyuma y'iki cyemezo hari benshi basigaye mu gahinda n'amakuba. Abari abakozi b'insengero ubu babuze akazi, abari abapasiteri, abapotere, ababishopu n'imiryango yabo ubu babayeho gute? Abanyeshuri bishyurirwaga amashuri n'amadini ubu bimeze gute? Abashoramari n'abafatanyabikorwa bari bafitanye imishinga y'iterambere n'izi nsengero zafunzwe ubu bagiye mu gihombo. Ubu abaturage benshi baguma mu rugo mu minsi yari yo gusenga kuko insengero zose zari zibegereye zarafunzwe. Mu mwaka wa 2018 nibwo ikigo RGB cyatangije igenzura ry'ibigo by'iyobokamana, maze hafi 9,000 ahantu hazwi nk'aho gusengera hafungwa kubera kudahuza n'amategeko y'ubwubatsi, ubuzima n'imiyoborere. Mu mwaka wa 2024 ikigo RGB cyongeye gukora igenzura ku hantu hasaga 14,000 hazwi nk'asengerwa, maze ahasaga 9,000 harafungwa, ndetse mu hafunzwe harimo n'insengero zigera ku 6,000 zari zarigeze gufungwa mu mwaka wa 2018. Ese koko impamvu zatumye hafungwa izi nsengero zifite uburemere buruta ibibazo byose biri guterwa no kuba harafunzwe izi nsengero? Aha rero niho mbasaba agaciro kanjye nka John Advisor. Wowe unkurikiye, nyemerera tugumane tureba ukuri ndetse tureba n'ingaruka. Hano ngiye kuba ndi guhuza ukwizera, ubuyobozi n'ukuri muri iki kiganiro, muri iki cyegeranyo, n'ijwi ry'abaturage, abakristo muri rusange. Ndaje mu kanya. Mu myaka yashize u Rwanda rwabaye igihugu gifite amadini menshi atandukanye kandi akora mu buryo bugira uruhare mu mibereho ya buri munsi y'abaturage. Amadini yabaye urufunguzo rw'iterambere ry'umwuka, ubufatanye mu mibereho n'iterambere ry'umuryango. Nyamara guhera mu mwaka wa 2018 igihugu cyatangije gahunda yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Iyi gahunda yari igamije gushyira ku murongo ibikorwa by'amadini no kurengera ubuzima bw'abaturage. Nakubwira ko iyi gahunda yagaragaje neza uko ubutegetsi n'amadini bifitanye umubano wuzuye ubuhanga, aho buri ruhande rugerageza gukora inshingano zarwo mu kubaka igihugu no kurinda inyungu rusange. Ese waba rusanzwe usobanukiwe umubano w'ubutegetsi n'amadini mu Rwanda? Amadini mu Rwanda yagiye ahindura isura bitewe n'ibihe by'amateka y'igihugu. Kuva mu gihe cy'ubukoloni kugeza ubu, amadini yagize uruhare runini mu burezi, ubuzima no mu mico. Ariko nyuma y'ibihe by'ihungabana ry'ubuzima bw'igihugu, nko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, Leta y'u Rwanda yatangiye gushyira imiyoborere isobanutse ku mikorere y'amadini kugira ngo ibikorwa byayo bihuzwe n'intego z'igihugu n'iterambere n'imiyoborere myiza. Uyu mubano nkeneye yuko wamenya cyangwa wasobanukirwa ushingiye ku ntego ebyiri z'ingenzi zonyine. Intego ya mbere ni uguharanira ko ubwisanzure bwo gusenga bukomeza, ariko bukajyana n'ubwiyunge n'imyitwarire iboneye mu buyobozi bw'amadini. Naho intego ya kabiri ni ugushyiraho uburyo bwo kugenzura imikorere y'amadini mu rwego rwo kurinda abaturage ibikorwa bishingiye ku bihombo, uburiganya cyangwa imyumvire ishobora gusenya aho kubaka. Ibi ngibi byatumye Leta ishyiraho amategeko n'amabwiriza, harimo ibisabwa mu by'ubwubatsi, isuku, ibyangombwa by'umutekano ndetse n'ubumenyi mu iyobokamana ku bayobozi b'amatorero. Mu nyemerere no kubinjiza mu mateka yimbitse ku bijyanye n'imikoranire y'amadini na Leta, ahubwo twirebere ingaruka ziri guterwa n'ifungwa ry'insengero. Ikibazo nyamukuru, reka ntangirire ku baturage. Abaturage benshi babonaga insengero nk'ahantu ho guhurira, kuramukanya, guhererekanya ubufasha, ahantu ho gusengera, ahantu ho kuruhukira, ahantu ho kubonera amahoro, ahantu ho kwegerana n'Imana ukayibwira ibikuremereye, ahantu ho guhurira muhuje umutima mugafatanya gusenga.
Ifungwa ry'izi nsengero ryagize ingaruka ku buzima bwabo bwo mu buryo bw'umwuka. Bamwe batakaje icyizere cyangwa bakumva bacitse intege mu rugendo rwabo rwo kwizera. Hari abagaragaje ko insengero zari n'inkingi y'ubufatanye bw'imiryango, bityo izafunzwe bikaba byaratumye habaho icyuho mu kubaka ubumwe bw'imiryango. Ibi ngibi ubaye ubihakana, umutima w'urukundo waba ntawe ukigira cyangwa nta n'uwigeze ugira. Reka twivugire ku madini mato n'abari abayoboke bayo. Abapasiteri n'abanyamadini bato by'umwihariko bahuye n'ibihombo bikomeye. Bamwe batakaje uburyo bwo kwitunga no gutunga imiryango yabo, abandi babura icyizere mu bayoboke babo. Ariko kandi ibi byabaye nk'isomo rikomeye, bituma amadini amwe akora icyo twakwita kwisubiraho, ari kubaka ibyo afitiye ubushobozi, ndetse amadini menshi akomeje gufata inguzanyo muri banki, ari nako akomeza kwikoreza imitwaro abayoboke kuko nta wundi uzishyura izo nguzanyo. Ingaruka ku muryango nyarwanda muri rusange. Ifungwa ry'insengero ryatumye sosiyete nyarwanda igira umwanya wo gusuzuma akamaro nyakuri k'insengero. Ibi byazamuye ibiganiro ku byerekeye imyumvire y'ukwizera, uburemere bw'ubuyobozi bw'amadini, n'uburyo ubukristo n'andi madini bishobora gufasha igihugu mu iterambere ry'umutimanama n'ubutabera. Ariko nubwo bimeze gutyo, sinabura kukubwira ko abayoboke bashya n'abandi batari bafite gushikama guhamya mu by'ubuzima bw'imyemerere ubu bisubiriye muri ya mirimo ya kamere, kuko ibyabaye hari benshi babifashe nko kwamburwa agaciro n'icyubahiro cyari gisanzwe gihabwa abapasiteri cyangwa abandi bakozi b'amadini. Noneho rero, mbere y'uko tuvuga ku mpamvu y'ifungwa ry'insengero, reka tubanze dufatanye kureba akamaro cyangwa ibikorwa nyamukuru bikorerwa mu nsengero. Mu rusengero hatambutswamo inyigisho zigarura cyangwa zishishikariza abantu kugira umutima w'urukundo. Hatambukamo inyigisho zo kubaka ubumwe no kubaka umuryango. Abantu bahigira kubaho ubuzima bufite intego, nk'abitegura kuzabaho ubundi buzima nyuma yo kuva mu isi. Mu buryo bw'ibifatika, mu rusengero hatangirwa inkunga zitandukanye ku miryango itishoboye. Aha niho usanga hari abana barihirwa amashuri, za mituweli n'ubundi bufasha butandukanye. Insengero nyinshi zitanga akazi ku bakozi bo mu biro, mu bikorwa by'inyubako, ndetse no mu mishinga itandukanye izwi nka za kompasiyo. Hari insengero zari zarabashije kugeza abayoboke bazo ku mishinga ibyara inyungu. Hari n'ibindi bikorwa bitandukanye insengero zigenda zigira mu ruhare. Ngaho noneho reka turebe ku mpamvu y'ifungwa ry'insengero n'uburemere bwazo. Impamvu zagaragajwe na leta, ikigo RGB, kubungabunga umutekano n'ubuzima bw'abaturage, cyane cyane kuko insengero zigomba kuba zubatse mu buryo butekanye. Iyi ni nayo mpamvu iza ku isonga. Kurwanya uburiganya n'inyigisho z'ubutunzi cyangwa iza politike inyuranye n'inyungu rusange. Gushishikariza amadini kugira abanyamadini bafite ubumenyi buhagije mu bijyanye n'imiyoborere n'imyitwarire. Ngizo impamvu eshatu. Reka nkubwire ko izi mpamvu nubwo zifite ishingiro, ariko kandi zagaragaje ikibazo cy'uko bimwe mu bikorwa by'ubuyobozi bishobora gufatwa nko guhonyora uburenganzira bwo gusenga igihe bidakozwe mu buryo buziguye no mu bwumvikane. Ndakwibutsa ko uwaguteguriye iki cyegeranyo akaba ari no kukikugezaho ari John Advisor, mujyanama wihariye. Aya akaba ari amazina y'abashakashatsi. Ukeneye amazina yanjye nyakuri, aho munsi mba nabashyiriyeho nimero woherezaho ubutumwa bugufi. Noneho twerekeza aho ruzingiye, ikibazo nyamukuru. Aha tuhafatanye ubundi twerekeze ku musozo. Isesengura ry'impuzandengo, impamvu n'ingaruka. Iyo ugereranyije impamvu z'ifungwa ry'insengero n'ingaruka z'ifungwa ryazo biragaragara. Nubwo impamvu za leta zishingiye ku mutekano no ku murongo w'imikorere, nakubwira ko ingaruka ku muryango, cyane ku bijyanye n'umwuka, ubufatanye n'imibanire y'abanyetorero, nabyo ntibyakabaye byirengagizwa. Njyewe nka John Advisor nakabaye nsaba RGB, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere, ko cyashyiraho uburyo bushya bw'imikoranire hagati y'amadini n'ubuyobozi, aho kwitabaza imbaraga z'ibihano, ahubwo habeho gufatanya kubaka hagamijwe kumvikanisha neza ku rwego rw'ubutegetsi butegura amategeko, naho amadini akubaka umutimanama w'abaturage.
nerekeza ku musozo, ndakubwira ko ifungwa ry'insengero mu Rwanda ni isomo rikomeye mu miyoborere y'igihugu cyubaka sosiyete ifite umuco, indangagaciro n'ubwisanzure mu gusenga. Byerekanye ko umubano w'ubutegetsi n'amadini ugomba gushingira ku bwisanzure burinzwe, ubufatanye bwubaka n'imiyoborere iboneye. Niba amadini akomeza kugira uruhare mu kubaka ubuzima bw'abantu kandi akubahiriza amategeko n'umurongo w'igihugu, u Rwanda ruzakomeza kuba icyitegererezo mu guhuza ukwizera n'iterambere, kandi ubutegetsi n'amadini bizarushaho kuba abafatanyabikorwa aho kuba abanzi. Mwari kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu wihariye. Ndakwibutsa ko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza biri mu nyungu zawe, kandi kwizera kurarema, tukabaho tukizera ko n'ejo buzacya tukiri bazima, tukarwara tukizera ko ejo tuzaba twakize, tukabaho dukennye ariko tukizera ko ejo dushobora kuba twabaye abakire. Ujye muri komenti udusangize igitekerezo cyawe. Video nimba yagufashije uyisangize abandi. Niba utarakanda aho munsi ahanditse subscribe ubikore. Naho ubutaha. Welcome to Hyper Gospel TV.